Amasomo arindwi y'ingenzi nigiye mu bihe bigoye, ibihe bigoye. Reka mbabwire, nta kintu cy'ubugoryi uzumvira mu kiganiro agatabo, nta kiganiro cy'ubugoryi uzigera wumvira aha ngaha. Murabizi ibyo ngibyo. Ibisanzwe ni ubutumwa bwaturutse ku muntu wiyise utazwi. Ati reka mbasangize amasomo arindwi nigiye mu bihe bigoye, ibihe bitoroshye. Ati gutsindwa burya ni amasomo. Ni amasomo uyu muntu ngo yigiye mu bihe bigoye. Gutsindwa, kugira intege nkeya mu buzima no ku bindi byose cyangwa se mu bindi byose waba urimo, ngo burya si ibintu bibi cyane nk'uko kenshi tubitekereza, nubwo ari ibintu bibiha bidusharirira, ngo ariko ni kimwe mu bintu by'ingenzi ngombwa dukenera kugira ngo dukure, dutere imbere. Amasomo arindwi navanye mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye. Ngo turabyitiranya, ariko ngo gutsindwa cyangwa se kugera ku ntsinzi ntabwo ari ibintu bitandukanye, ngo ahubwo ni ibice bibiri bizahora bigize process, bigize intambwe mu byo uzakora byose, mu byo dukora. Ibihe bigoye, ngo burya ibi bihe ngo ni ngombwa cyane kuri twese mu buzima tubayemo. Ubuzima si umurongo udahitamye ugororotse, oya, niko avuga. Zirikana ngo ko ubuzima ari nk'umuraba wuzuye icyiza cyangwa se ibyiza n'ibiri. Akira kandi uzige, cyangwa se uzahore witeguye kwiyakira mu bihe bikomeye bigoye, kuko bizagufasha gukura. Ubutumwa buryoshye cyane ni ukuri, ngo jya uhatana kandi ibi byose bizagufasha kwiga gushima. Nuhatana hari ibyo uzageraho birumvikana mu buzima, ndetse bimwe muri byo bitanashobokaga ko wakwizera ko bizashoboka. Bizakwigisha rero gushima, niko avuga. Bakunzi bacu, niba uri mushya hano, uri ko turi Montagne Rwanda, niko twitwa. Hano uhakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero. Umanutse munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe munsi y'iyi video, niho ukanda ukajya utangira kubona ibiganiro byacu nk'ibi ngibi mu buryo bukoroheye. Ngo ibibazo turakomeje n'ubutumwa. Ngo ibibazo byose ntabwo biba bije ku buzima bwacu kudusubiza inyuma, ntabwo biba bigamije kudusubiza inyuma. Habaho igihe inkubi, imiyaga imwe n'imwe iza mu buzima bwacu bikazamo kugira ngo bisukure inzira zacu. Ngo cya gihe ubona udashobora kwanzura aho kugana cyangwa se aho kwerekeza, mbese wumva byakurangiriyeho, ngo burya hari igihe uzabona ikibazo kije byonyine wagira ngo cyari kije gusukura inzira zawe, kandi ngo ikizagutangaza kizakuyobora mu merekezo yawe ya nyayo. Ibibazo duhura nabyo mu buzima, mbega ikiganiro. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayoberakazi. Iyo ucunze nabi ntumenye iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ni amasomo turakomeje. Change is constant, not variable. Ngo burya impinduka zihora zidutegereje, ntabwo twigenza uko dushatse muri ubu buzima. Buri gihe ngo uzahora uri mu mwanya wo guhinduka. Ngo buri gihe situation cyangwa se uko tuzaba turi cyangwa se uko tuba turi, ngo ikintu kizaza cyangwa se kiraza kikaduhatira guhinduka. Uko niko isi ikora, niko avuga. Twe duhora mu mwanya wo kwiga no kuvumbura batwibwe bashyashya bo mu gihe kigiye kuza. Jya uhora witeguye impinduka rero. Iri ni isomo ryiza cyane ritwigisha kujyana n'ibihe tugezemo, cyangwa se kwitegura ibihe tuba dushobora kugeramo. Imbaraga zawe ngo ni iz'agaciro, uzishore mu bwenge kandi uzazishora ahantu hanyaho. Hitamo ibyo urwanira, ubihitane mu bwenge. Ngo guhitamo aho turwana cyangwa se intambara turwana nibwo buryo, cyangwa se guhitamo intambara turwana tukazihangara nibwo buryo bwonyine bwo kurokoka kuri iyi si. Buri gikorwa cyose kibaye si ngombwa ngo gitume ugaragaza uko wagifashe cyangwa se wabyakiriye cyangwa se wacyakiriye. Abantu ntibabarakaza se, abantu ntibabagira ishyari. Reaction yawe ngo si ngombwa. Uko witwara mu bintu bikubaho ngo nibyo bigena uburyo ubuzima bwawe bushariramo cyangwa se bukuryoheramo. Reka dusoze. Ngo ishimire buri kimwe. Isomo rya karindwi nigiye mu bihe bigoye, umuntu wise umuntu utazwi. Ati jya uhatanira kubaho ubayeho ubuzima bw'amahoro muri iyi si y'imiguruka itoroshye, aho tuba duhiga ngo dukunde tubeho neza.
ngo mu gihe uzatangira kwishimira twa tuntu duto tukuzengurutse ngo ibyishimo uzasanga bisigaye bitakiguhenda ukundi bizajya byizana. Ngo burya icyo nicyo kintu buri wese yagakoze ngo abone ibyishimo bya nyabyo. Ibi bintu wowe urabyemerera? Ni amasomo 7 yari amasomo 7 yigiye mu bihe bigoye, ibihe bitoroshye, ibihe bikomeye. Wowe urayumva gute? Dusangiza igitekerezo cyawe muri comment mu gisate cyo hasi video cya comment, utubwire icyo ubitekerezaho. Kuri Telemontagne Rwanda wakurikira inkuru, ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima kuko twizera ko biri mu bintu dukenera by'ibanze bidufasha kuba muri iyi si itoroshye kandi tukayibamo tujyana n'ibihe, tujyana n'ibigezweho. Menya byinshi ku bibera mu isi, niyo ntego ukurikira Telemontagne Rwanda. Hano munsi y'iyi video ahanditse ijambo subscribe niho ukanda, ubundi ukajya ubona ibiganiro byose by'ubwenge bya Telemontagne Rwanda. N'ibisanzwe Samuel Mugisha uhita utangira kujya ubona ibiganiro mu byo bukoroheye. Irindi video naguhitiyemo ushobora kureba, reba ku kirahuri cyawe uri kurebera iyi video. Tuzasubira gutaha, turabakunda cyane.